mwami Yesu, amashimwe n'icyubahiro ni ibyawe mwami, wowe tuzamura icyubahiro Kristo. Haleluya. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho mpura n'ibigerageza, nibaza niba mfite ubwenge muri njye. Nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza kwitegereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana. Nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza kwitegereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima Imana. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, niyo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, ngo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itoro ryanjye n'umuryango wanjye, itoro ryawe n'umuryango wawe. Turi ku munsi wa 25 aho turi mu masengesho y'iminsi 40 twifashije igitabo cy'ubuzima bufite intego. Aho ikibazo nyamukuru cy'iki gitabo cy'ubuzima bufite intego kibaza ngo isi nyibereyeho iki? Isi nyibereyeho. Twamaze kubona ko twaremewe kunezeza Imana, tubona intego ko twaremewe kuba mu muryango w'Imana. Turi ku ntego gatatu ngo twaremewe gusa na Kristo. Uyu munsi rero icyigisho kiravuga ngo guhindurwa n'amakuba. Guhindurwa n'amakuba. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abakorino ibice 4 umurongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya, kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Ngere dusome abakorino urwandiko rwa kabiri ibice 4 umurongo wa 17. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya, kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Guhindurwa n'amakuba. Ni gute umuntu ahindurwa n'amakuba? Muri uyu murongo dusomye Paulo yandikira abakorino harimo ibintu bibiri ari kuvuga, ngira ngo aba ari byo tuza kwitaho. Nitwumva ibi turaba dusobanukiwe uburyo amakuba ashobora kuduhindura. Umubabaro mw'isi ugomba kubaho.
niba warakire Kristo bakakubwira ko ibibazo byawe bishize, ko ibibazo bivuyeho, ko ugeze kwa Yesu aba ari ubuki n'amata, ndagira ngo ngubwire ngo barakubeshye. Yesu yaravuze ngo bazabanga, bazabarenganya, bazabakubita, bazabatuka, babamura, ariko aduha isezerano rikomeye cyane muri Matayo 28 ati nzabana namwe. Ajya nuko ndabose nzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza umwuka wera, uwazabafasha, azabemeza, azabaha imbaraga. Rero ndagira ngo nkubwire ngo imibabaro, kugeragezwa mu buzima bwacu bwa buri munsi bigomba kubaho, ariko ibanga icyize ni iby'akanya gato. Haleluya. Umubabaro ni uw'akanya gato, kandi uyu mubabaro icyo ugendereye, Yakobo yabivuze neza. Yakobo, reka dusome Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 2 aravuga ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugugwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Haleluya. Yakobo ari kutwereka ibanga, ntabwo ibigeragezo biza ari uko Imana iri kutugerageza kuko itwanze, ahubwo iri kugerageza kwizera kwacu. Niyo mpamvu hano tuvuga ngo si wowe ugeragezwa, si twe tugeragezwa, hageragezwa kwizera kwacu. Bibiliya igenda ikoresha ingero zigaragaza ko ibibazo bitugeraho ni kunyuzwa mu ruganda, ni ugutunganywa. Ibi bigeragezo rero rimwe na rimwe ndagira ngo nkubwire ngo intego yabyo ni ukuduhindura tugasa na Kristo. Nta muntu wababajwe nka Kristo. Yababajwe nabo yakirije abana, abo yazuye, abo yagaburiye, nibo bwake baramye ngo nabambwe, bamubambye yambaye ubusa ku manywa y'ihangu, abantu bose mushungera, baramushinyagurira, arapfa ariko arazuka. Niyo mpamvu yavuze ngo ushaka kunkurikira nawe abanze yiyange yikorera umusaraba wageze ute ankurikire. Ubu Kristo budafite ubusaraba, ubwo ntabwo ubukristo buzageza abantu mu ijuru. Ntago tugomba kwishima ngo tuve ngo napfushe reka nishime nezerwe no kugaragaza agahinda kandi boya. Uyu wapfushije rira, garagaza agahinda kawe. Yewe nushaka uboroge, yewe nushake ugenda utotombera Imana uyibwira ati Imana kuki babikoze, ariko nanone wikwibagirwa ko impamvu y'ibyo bigeragezo. Ibaze kuki ibi bimbayeho. Imana irashaka kunyigisha iki muri uko gupfusha, muri uko gusonza, muri uko kwambara ubusa, muri uko kubura akazi? Ni iki Imana ishaka kunyigisha kugira ngo mbashe kugira ibintu bibiri: kwizera no kugira ute no kwihangana. Yakobo yavuze ngo kugerageza kwizera kwacu gutera kwihangana, kandi kwihangana gutera kunesha. Ageze hepfo aravuga ngo hahirwa bihanganira bagerageza, ngo umuntu yanganira kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Tugeze ku cya 2 Paulo yavuze, aravuga ngo noneho umunezero wo n'uwiteka ryose. Haleluya. Umubabaro mw'isi n'uw'igihe gito, ibigeragezo ni by'igihe gito, amakuba nayo igihe gito, ariko adutunganyiriza kuzinjira mu munezero tuzabaho iteka ryose mu ijuru turamye Imana tuvuga ngo hozana hozana hozana. Nibyo amakuba arahari, ibigeragezo birahari, ibiciro biri kuzamuka, ubuzima buri gukomera mu ngo, hamara kumva amakuru abagabo bishe abagore bari kwica abagabo, abana bari kwanga ababyeyi. Ibyo byose birahari, nibyo, ariko ntibikora ko Kristo ari ku ngoma ari umwami w'abantu. Ko abamwizera muri ibyo duhagarara tugakomera tugashikama tukamera nkayo, tukavuga ngo Mana niyo napfa nzapfa ngize ute mwiringiye. Kwizera kwawe reka kujye kongera gukure cyane kubw'amakuba uri kunyuramo, kubw'ibigerezo uri kunyuramo. Imana igumugisha, Imana igufashe gusobanukirwa yuko amakuba ajya duhindura kugira ngo tugere ku kigero cya Kristo. Ko ibigeragezo biri mu bikoresho, biri muri bimwe Imana ikoresha mu kudutunganya kugira ngo tube tugize ute dushyitsi. Tuzarira, tuzababara, tuzagira agahinda, ariko nidusobanukirwa intego y'Imana muri ibyo bigeragezo, nidusobanuka ko muri ibyo bigeragezo ariyo mpamvu mu Baroma Paulo yaranditse ngo Abaroma ni ibice 8, nanone yandikira itoro ryo mu Baroma, anari umurongo turaza kuzirikana uyu munsi. Reka namanze masome uyu murongo tuwumve. Abaroma ibice 8:28 ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Ngo kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza, ari ibyiza, ari bibi, ari bigeragezo, ari iki, ngo bifataniza hamwe kuzana ibyiza. Hano twitonde, ntago kubakunda Imana buzacya ibintu byose byabaye byiza, ntabwo aricyo biri kuvuga. Ntago kubakunda Imana ibyiza bashaka nibyo bazabona, ahubwo ibizaza mu buzima bwabo byose Imana izaba ifite umugambi, izaba yemeye ko bibageraho, ahubwo hari icyiza iri kubategurira muri iyo nzira. Haleluya. Ndagira ngo usobanukirwe ko mu bikugeraho byose, ibyiza n'ibibi, Imana ifitemo umugambi, Imana ifitemo icyo ishaka yuko umenya.
kugira ngo uyemere uyihimbaze. Rero ku bakunda Imana mu bintu mu byiza turababara cyangwa tukishima, ariko tujye tuzirikana ko Imana niyo souverain, niyo hejuru ya byose, niyo mugenga wa byose. Bityo tugomba gusesengura tukamenya ngo kuki Imana yemeye ko yano makuba ngeraho, irashaka kunyigisha iki, irashaka kunkura kuri rwego nkagera kuri ubu. None twige gutumbira Imana. Ikizagushoboza, ibanga rizagushoboza guhagarara mu bigeragezo no mu makuba, aho kwangwa gutemba no bakaguhinduka, ni ukwihangana no kwizera. Haleluya. Kwihangana no kwizera Kristo ko ari kumwe nawe no muri ayo makuba, ko atakuretse, ko atakwanze, ahubwo ko muri ayo makuba, muri ibyo bigeragezo nabyo hari umugambi mwiza afite wo kugutegurira kuzaba mu buzima bw'iteka unezerewe. Hari ikinyoma abantu bajya bagira, bakagira ngo ku isi tuzahora ibintu ari sawa tunezerewe. Nta munezero wuzuye. Muri make abantu bashaka kuba mu ijuru, hano batari bagira mu ijuru, agashaka kuba mu buzima butagira ibibazo, ubuzima bwiza gusa. Turi ku isi, isi irimo Satani, isi irimo abanyabyaha, isi irimo urwango, isi irimo amakuba, isi irimo ibigeragezo, irimo intambara, irimo imitingito, kandi ibyo bigera ku bantu bose, ari abize n'abatizera bibageraho. Ariko abafite Yesu ibanga ni rimwe gusa. Icyakora bamwizeye bose bakizera izina ry'abashobozi bwo kuba abana b'Imana, tuzinjira mu munezero w'iteka ko tunesheje. Niyo mpamvu Yakobo 1:12 aravuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, kuko namara kwemerwa, nitumara guhindurwa na ya makuba, nitumara guhindurwa na bya bigeragezo, tugeze ku kigero gishyitse, tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ni wa munezero tuzinjiramo mu ijuru. Amakuba yo mu isi nayo igihe gito, ariko umunezero ni uw'iteka ryose mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Reka twihangane muri aya makuba, ahubwo twige guhinduka muri ayo makuba, kuko ngo izahabu kugira ngo itunganywe icishwa mu muriro, bakayikura inkamba zose n'imyanda yose, igasigara yera imeze nk'indorerwamo nireberamo. N'amakuba nayo reka duhindure, dusigare twirebera muri Kristo. Imana iguhe umugisha. Urakunzwe. Ingingo yo kuzirikana uyu munsi, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwacu. Ingingo yo kuzirikana avuga ngo buri kibazo kiba gihishe umugambi mwiza. Biragoye kubibwira umuntu wapfushije, biragoye kubibwira umuntu udafite umwana, biragoye kubibwira umuntu, ariko buri kintu cyose kiba gifite umugambi, kiba gifite intego. Imana ibikora hari impamvu yabyo. Ibyo bizirikane. Ikintu, buri kibazo kiba gihishe umugambi w'Imana. Umurongo wo gufata mutwe twawusomye ni Abaroma 8:28. Abaroma 8:28, uhasome uwo murongo uzirikane. Ikibazo cyo gutekerezaho, ni ikihe kibazo mu buzima bwanjye cyanzaniye gukura cyane? Ni ikihe kibazo mu buzima bwanjye cyanzaniye gukura cyane? Ntabwo ari cya kibazo cyakuzaniye kugwa no gucika intege, ahubwo ni cya kibazo cyatumye ukura, ukafata Imana, ndakubonye no mu iki kibazo uri Imana. Icyo kibazo gitekerezeho. Urakunzwe. Imana iguhe umugisha.